Muraho neza, murakomeye, umunsi mwiza, ibihe byiza kandi mugira Imana n'amafaranga. Wo mwumva kuri mikoro ni Clever Bemba, n'ubundi ndaje kugira ngo mbagezeho amakuru. Amakuru ngiye kubagezaho ni amakuru ndamanza nahumuriza abantu bari muri Ngendawagira bashyizemo amafaranga yuko guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru, guverineri honorable cyangwa excellence ni na honorable Bahati Musanga Erasto. Abantu benshi bakunze kujya bamwita ngo ni colonel Bahati, ariko ni excellence monsieur le gouverneur Bahati Musanga. Agize icyo atangaza n'ubundi abwira ko buri muntu wese uzi ko ashyize amafaranga muri societe ya Ngendawagira ko agomba kubona amafaranga ye akayabona. Ntabwo bari busabe inyungu, ahubwo buri muntu uko yashyizemo ko agomba kuyabona, mu gihe batari buyatange. Uzi ko ari abamambre fondateur biriya Ngendawagira bose baza gufungwa. Turaza kugira ngo mubyumve uburyo aza kubivugaho. Abo rero twageraga ngo tubahumurize, tubabwire ko mwashyizemo ibihumbi 5,000, ibihumbi 3 by'idolari, ibindi n'ibindi ni byinshi. Bamwe bagiye muhamagara aba diaspora, abandi muhamagara abandi bari hanze, mukababwira ati mudufashe, dushaka gushyira muri Ngendawagira. Mukagenda mugashyiramo, hari bare batangiye kubaka impangu, hari bare kubaka amazu n'ibiki, bamwe mukagira ibihombo. Ariko mwibuke ko hari amasosiyete yaje muri buriya buryo menshi, azariya muri Goma, bukajya gucya mukayoberwa amarengero yazo. Sosiyete murazizi kandi byabayeho. Reka wenda ibyo ngibyo ndaza kugira ngo bivuga mu kanya gakeya. Ndi kubumvisha n'ijambo rya guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Ahangaha imirwano irakomeje muri Nyabyondo, nabyo ndaza mbivugaho. Imirwano ikomeje muri Nyabyondo. Muri Beni, abapolisi n'abasirikare bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bahungiyeyo bakajyana na bamwe mu badepite bakomeje kwicwa bishwe n'uburozi. Guverinoma Kinshasa yamaze gupanga ati kugira ngo ba badepite bagiye iriya ndaza mbavugaho amasikoti yayo yabo bajyanye, reka tumanze tuyice. Wenda ndavuga amwe mu mazina bamaze gupfa bishwe n'uburozi, ngo Kinshasa gisegeti yamaze kohereza hariya kugira ngo ubwo burozi butangire kubica. Harimo benshi bamaze gupfa. Turaza turebere hamwe ibyo bamwe mu binyamakuru byagiye bitangaza bivuga ko General Emmanuel Sultan Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za Armée Révolutionnaire Congolaise ARC, ngo ari gufunga abayobozi. Turaza nabyo tubisesengure tunabyumvire hamwe. N'ubundi turaza n'ubundi abantu benshi bakomeje kumamagara, ibinyamakuru byinshi bikomeje kwandika bivuga ko Colonel Nanga yasimbutse urupfu. Ibyo nabyo turaza ngo tubirebere hamwe twumve ni ukuri cyangwa ni ukubeshya. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akomeje gutabaza amahanga kugira ngo abashe kumuhuza n'ibihugu by'abaturanyi. Nabyo turaza tubirebere hamwe. Ingabo z'u Burundi zikomeje gusaba twirwanaho na M23 ngo bave mu bice byabo iwabo, bave iwabo ngo bahave nibatava barabagabo ibitero biremereye. Ibyo byose turaza tubirebere hamwe. Mbere yo kugira ibyo tuvugaho, ikamaze nabwira kuri no nkuru ya ibyatangajwe na guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru, excellence monsieur le gouverneur Bahati Erasto Musanga Joseph ko yitwa, yaje gutangaza avuga ngo buri muntu wese washyize amafaranga muri Ngendawagira nagenda afata amafaranga ye, niba atayamusubiza nimero barazifite n'amakonti barayafite bagiye babitsa amafaranga. Ati buri muntu wese witwa ko ari membre fondateur wa Ngendawagira ari buze gufatwa agafungwa, arafungwa. Ariko buri muturage wa Kongo agiye gushyira amafaranga ye hariya ayabone. Niba washyize nk'ibihumbi byawe 5 by'idolari, ntugende ngo usabe ngo ibihumbi 5 n'ijana, usabe ibihumbi 5. Niba washyizemo 250, kuko intangiriro ari amadolari 250. Hari n'abayateranyaga ari babiri, umwe agashyiramo 125 n'undi 125, mukayashyiramo muri babiri kugira ngo muzabashe kubona izo nyungu. Ubu ngubu aho bigeze ibyo by'inyungu ntago birimo. Icyangombwa nuko ugomba kubona amafaranga yawe
ayo washyizemo ujyane borudero baguhereza amafaranga yawe washyizemo. Niba wari warungukiwe mbere, ibyo byo kungukirwa mbere ntabwo bibarwa, ahubwo wowe ujyane borudero baguhereza amafaranga yawe. Mu gihe amafaranga yawe atari buze kuboneka, abo ngabo bayariye, abo ngabo bayafashe bazahura n'ikibazo. Reka twumve rero ibyo Guverineri Bahati Erasto Musanga yabashije gutangaza. Mtu mwenye hataki renuvere ni turua zake. Mtu alikuyaka analeta 5,000. Anakwambia mie niko na lazima faranga zangu mzimulitushi. Mara hiyo haiko naomba itere. Mwanzie ku batu yote muzibarudishie. Bakaanza tunaramikie. Nyie wote kinsi muko hapa. Nyie wote ba membre fondateur. Haiko DG tu. Nyie wote tutawakamata tuwafunga. Nyie wote kinsi muko hapa, nyie wote ba membre fondateur. Na nimero ya telefone iko hapa. Kila mtu tutamkamata, tafuta hizo faranga za watu muzibarudishie. Kitu hatutakifunga mkerudishia watu faranga zao benye bako nalalamika. Mwamaze kubyiyumvira rero. Mwamaze kubyiyumvira, ndamya ko mwamaze kubyumva. Angaha rero reka maze nasimbukira muri Nyabyondo. Muri Nyabyondo ibintu bikomeje kuba nabi, kuko hariyo imirwano navuga ari imirwano itoroshye, aho mama 23 bakomeje guhangana n'abasirikari cyangwa abarwanyi bo muri za mayimayi, bakomeje guhangana nabo mu buryo navuga buremereye, aho mama 23 ikomeje kubakubita, ikomeje kubavisha imyuna no kubagirira nabi. Ni kiriya gice n'ubundi kiri hariya muri za Nyabyondo, ubona ko intare za Sarambwe n'ubundi zikomeje guhangana. Ni muri lokalite Oso Banyungu, hari hafi ya za Showa, ndetse na hariya za Nyabyondo uri kwerekera no ku rupangu, ubona ko imirwano n'ubundi ikomeye, ariko intare za Sarambwe zikomeje kuvisha imyuna abarwanyi bo muri Wazalendu, abo muri Uhuru Mark, abo muri APSRS ndetse na Nyatura. Urabizi ko Nyatura zo zirimo ibice byinshi bigiye bitandukanye, ariko intare za Sarambwe zikomeje kubakubita no kubavisha imyuna mu buryo navuga burambuye. Imirwano iracyakomeje, ariko intare za Sarambwe zikaba zigikomeje kubahiga no kubashakisha aho baba bari kwihisha hose, kugira ngo babashe kubakura muri iyo mudu yabo yo kugaba ibitero ku baturage b'abasivile no kwiba ibyabo. Hari abantu benshi bakomeje kumbaza bambwira ati ngo nimbabwire ku byo bumvaga hariya muri Nyiragongo. Muri Nyiragongo rero, muri Nyiragongo ibintu biratuje, intare za Sarambwe zimeze neza, zimaze kugarura umutekano. Babarwanyi bari baje kwiba umuceri, bari baje kwiba ifu ya kawunga, abenshi bafashwe, abandi barakubitwa. Nukuvuga ngo guhera umunsi w'ejo umutekano ni tayari. Turaje no kugira ngo n'ubundi wenda reka mvariya muri Nyiragongo nanagendera ko mbabwira ku makuru y'abantu bakomeye, ibihuha bikomeje kuvugwa kuri Excellence le coordinateur, ni coordinateur wa Alliance Fleuve Congo, bamwita Corneille Nangaa, wabaye perezida wa Seni. Bavuga yuko yarurokotse, ariko ejo bundi nene nabivuzeho, nuno munsi reka nongere uno mugoroba n'ubundi migarukeho. Corneille Nangaa amakuru batangaza bakavuga ko ari ambiscade yatezwe, sinzi ahantu ho bayikura. Abantu bajya kubivuga bakagenda bagatangaza ibihuha, ngo yaravuye ngo muri Goma, ngo agiye ngo muri Rucuro, ngo agiye he. Nuko ngo mbere yuko agenda inzira ye irategurwa. Nagapfa kugenda nk'umumayiwobo cyangwa ngo aragenda nk'abazalendu, nagapfa kugenda nka Chirombo cyangwa ngapfa kugenda nk'abacira imwami. Agenda comme un officier civile, ari kuri militaire uri mu ntambara. Donc hari abantu bo tuba ngo ni umusivile nibyo, ariko none ari mu ntambara. Uzabone aba yambaye uniform, c'est-à-dire ni umusivile ari kuri mu ntambara, tena w'umuyobozi. Nagapfa kugenda rero, ngapfa kugenda nk'abacira imwami bari abasivile bagapfa kwishora mu byo batazi. Corneille Nangaa ni umuntu uzi ibyarimo, ni umuntu uzi ibyo akora. Ikindi nababwira ku makuru bagenda bavuga nuko iriya modoka yarashwe, ntabwo Corneille Nangaa yarayirimo. Ni bya bindi bya bwa bujura bwabaga muri buka igihe FDLR na za mayimayi n'ubundi zigenda zigakidinapa. Hari abantu benshi zagiye zikidinapa, uwitwa Sadro baramukidinapye.
ntuza baramukidinapye baranamwishe wa mu ambasaderi w'Ubutaliyani baramwishe, yishwe n'izo za FDLR, yishwa n'izo za Wazalendo. uri kumva yuko ikintu cyo nge navugaho nuko Corneille Nangaa nta kibazo yigeze agira, ahubwo mugende mubaze bari abantu bari kujya kubitangaza bari kubikura he? Eske ni mubyibuka? Reka nongere mbabwize ukuri, muribuka igihe bavuga ngo Wiringoma uriya munani General autoproclame Dominique Ndaruhutse ari kujya gutangaza ngo narasheje nani Colonel Wiringoma, murasana n'uwitwa Kimbulungu n'abandi, murasira muri kiriya gice, arabitangaza yerekana n'amafoto agatambuka ari kwerekana ahantu ho yarari. Ibyo ni ibihuha. Reka nongere mbagarure iyindi nkuru. Muribuka igihe Monsieur uriya mugabo wo bita baje gutangaza bavuga ko umujenerali witwa Bernard Byamungu yaje kuraswa, arasirwa hari, donc amaze kubitangaza kabiri. Batangaje ko bamurasiye Nzibira yapfanye n'amaeskoti ye, murabyibuka. Barongera babitangaza yuko generali Bernard Byamungu bamwiciye Gatogota. Ayo ni amakuru yagendaga avugwa. Ibyo byose ni ibihuha bivugwa na guverinoma Kinshasa cyangwa birabigarasha bari kurwanya mama 23 ngo byerekane yuko hari ibikorwa byakozwe na za Wazalendo. Reka nongere amahereze andi makuru bongeye baravuga. Ndibuka abantu benshi bagiye bavuga batangaza abo barasiye ari za Ngungu bo muri mama 23 bakomeye, barongera batangaza ati ngo barashe ba General Gakeri. Ibyo byose byagiye bitangazwa, ariko se bose ntibagiye bagaruka. Muribuka igihe cya Wiringoma agatangaza ngo bamaze gufata Dr. Oscar Baringa ngo niwe bagize umuvugizi w'icyama. Ibyo ngibyo kuvuga ngo Corneille Nangaa yarusimbutse, nibuke ko ari operation zaberaga muri parike ya Virunga, ariko noneho no mu gice wenda Corneille Nangaa agombaga kunyuramo wenda ari kujya za Rucuro, nubwo atari yanagiyeyo. Ntabwo agombaga guca za Nyakagina ngo agiye kuzamuka mu Birunga ngo barajya kumutegera, kireka yawe ndakoresha indege bakavuga ngo bahanu indege yararimo. Ayo makuru abantu bayavuga bari kuyakura he? Ni bazima bafite ikibazo, bari kuyakura he? Reka mbabaze. Ari navyo bya bindi bari kujya gutangaza n'ubundi ndaje kugira ngo mubyumve. Bari kujya gutangaza ngo afande ngo General Emmanuel Sultan Makenga ngo yafunze ngo abanaba, yafunze abanaba. Ninde wagiye muri prison kwa afande Makenga akajya kumenya ngo Kazara marafunzwe, Wiringoma marafunzwe, Colonel Jim marafunzwe, akajya kumenya ngo Bakamanzi barafunzwe, bakajya gutangaza bariya bose bafunzwe. Ninde winjiye muri prison ya fande kugira ngo bazagende bajya kubimenya noneho bajya kubitangaza? Ni nayo makuru rero n'ubundi bakomeje kujya bagenda batangaza, bavuga ibinyoma byabo, batangaza ibintu batazi, bagaragaza yuko ari ibintu byagiye bikorwa, ariko bari kuvuga ibyo batazi. Ngewe nka Bemba rero reka mabwize ukuri, mugendere kure abo batangaza ibyo binyoma mu bagendere kure. Umuntu uraza kubabwira ngo Nangaa ngo bamuhushijwe, none se ni za FDLR babandi ngo niba bitwa Krapu nibo bari baje kumutega. None se niho abitangaje cyangwa none se kuko muzi ko uriya Semusi yageze gutangaza ngo yishe Wiringoma, akabitangaza akanerekana naho yamurasiye? Iryo tangazo mwaribonye se rivuye mu zihe za Wazalendo? Icyo ni amakuru y'ibinyoma, ni bya bindi bagenda bagatangaza. Muzarebe, nibuka kera igihe cya etat de siège wasangaga bari gutangaza ngo umuyobozi runaka ngo yapfuye, ugasanga bafashe amaserikeye bakica imbwa zabo, bakica n'amahuku, bakirirwa bikoreye amaserikeye ngo bari guhamba abantu. Bwari ubugoryi. Ubwo bugoryi ni nabwo bari gukoresha n'ubu ngubu, batangaza ngo Wiringoma ngo arafunzwe, ngo Colonel James ngo Jimmy arafunzwe, bagatangaza ngo runaka arafunzwe. Hari itangazo mwabonye ryavuye muri Alliance Fleuve Congo cyangwa muri Armée Révolutionnaire Congolaise, cyangwa ninde wageze muri wara wose wageze mu ndake cyangwa muri prison afungiramo aba officier akajya kurebamo akabasangamo ninde? None se raporo bagiye gutanga, bajya gutanga ngo runaka ngo na runaka na runaka na runaka.
ibyo bintu abantu babivuga rwose mujye mubitondera, mujye munabagendera kure, kuko umuntu ujya gutangaza ibintu by'ibinyoma nka biriya byatahagazeho, sinzi icyo ashaka ku Intare, sinzi icyo ashaka kuri Alliance Fleuve Congo, sinzi icyo ashaka rwose mu bagendere kure. Abantu benshi bakomeje kujya babimbazaho bavandimwe, ikibazo cya Nanga nkababwira ati Nanga nta kibazo cyafite ameze neza, nta n'inkorora arwaye. None se ari nabo nabibonaga muri groupe ngo ko tutacyumva Wiringoma, ese mushaka kugira ngo ababwire iki? Ajye mu bukwe, ajye mu isoko, none se Sarongo ko zifite bagomba kuzijyaho. Hari igihe kigiye cyo gutangaza amakuru, igihe cyo kuvuga n'igihe kitari cyo kuvuga, hari igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwangana, rega tujye tubyibuka. Hari igihe cyo kurya n'igihe cyo gusonza. Kuki abantu bafata ibintu bakabyita uko bitakagombye kuba? Niba umuntu umaze iminsi mutamubona cyangwa niba haba eske uretse igisivile kiturimo mutation militaire ntizibaho, bashobora kukwimura. None se abo bimuye bakabavana mu nshingano bakabajyana mu zindi, ku isi hose birakorwa. None se baraza bavuga ati ngo noneho ngo na Colonel Nsabimana Samuel mo Colonel, reka ngusuza aho uri, kuko abaye brigadier commander bamuvanye mu zindi nshingano bakamuzijyana mu zindi, ngo nayo yakoze amakosa yo bakuvanye. None se ibi bintu rero abantu bari kubivuga ni abasivile batazi igisirikari, ndetse n'umusirikare wanabitekereza nawe ntabwo yaba ari umusirikari, kuko igihe cyose mutation zibaho, igisirikare ntabwo ari kutime, igisirikare ntabwo ari gakondo. Igisirikari ugomba kuba hano ejo bakakujyana ahandi, nta hantu ngo ni ku gasozi ka data. Abami utavana wa mwami wo muri Bwito ngo umujyanye kuyobora muri Bashari, ngo muvanye muri Bukumu ngo umujyanye kuyobora ngo muri Ntuza muri Buhavu. Uwo mu Buhavu agomba kuguma mu Buhavu, ariko igisirikare cyo kiratandukanye, ni igisirikare ntabwo ari igisivili. Abo rero bakomeza kubatangariza ayo makuru, bakababwira uburyo Fande Jean Makenga ari kubafunga. Muzagende mubegere munababaza ati mwatweretse n'amafoto yabo aho ngaho bari mu ndake, niba bari mu ndake, niba bari muri kasho, bakazajya banabibereka. Uwo nguri gutangaza akavuga ati ngo Colonel Nanga ngo bamuteze ngo bamuraje, ibimenyetso afite ni ibihe? Yarahari abamuraje se bari koko nyanumva ko zawazarendo zagiye zigamba ngo twakoze ibi nibi, aho bari kwigamba ngo noneho ni bande babyigambye. Abo rero reka mabwize ukuri, icyo kintu kiveho, ni ikinyoma gihetse ikinyoma, ikinyoma cyubakiye ku kinyoma, ikinyoma gihetse ikinyoma. Bakunze ibinare official rero, sinzi rero wenda n'uburyo nabivuzemo, kuko sinzi ntago njya nkunda ibintu bitari mu kuri, nkunda ibintu biri mu kuri, ibitari mu kuri njya mbyumva na gake. Kwari kugira ngo mbahereze ukuri kuri ibyo ngibyo, n'abafite amatsiko. Nge nageze ahantu hamwe hiriya modoka nyine ibintu byabaye kera, hari imodoka bigeze kurasa, urabizi ko igihe cya Wazalendo bararasaga. Hari umuvandimwe umwe wambwiye ati ngo igihe cya etat de siège yaragiye mu kazi, asohotse hanze ahura n'imirambo 5 iryamye yishwe na Wazalendo, asubira mu rugo atagiye mu kazi. Nuko ngo icyo gihe cyamaze kurangira, icyo nakubwira kimwe cyo nuko nta muyobozi wa Alliance Fleuve Congo 23 twirwaneho ushobora kuzahura n'ikibazo kuko yatezwe na bari abantu. Reka maze mbere uko njya mu by'u Burundi, reka maze nasimbukira muri Uvira. Muri Uvira bakomeje gusubiranamo no kuri aya manwa n'uno mugoroba, n'ubundi sasu ryakomeje gukoka rivuga hagati ya FARDC Wazalendo. Bari gusubiranamo, ibyo bari gupfa ni byinshi. Bari gupfa bavuga ko FARDC bari gukorana na 23, bari gupfa bavuga bapfa uburaya, indaya, bapfa inzoga, uburaya, bari gukorana na 23. Abandi bari guhembwa, abandi ntago bari guhembwa, kuko kugeza amagingo ngaya umusirikare wa FARDC bari hariya muri za Uvira ngo bari gufata amafaranga 470 y'amakongomani. Wazalendo bari gufata 0 francs,
bakavuga bati izi nyegera bari guhembwa, twebwe ntabwo turi guhembwa, natwe turi kujya ku mirongo y'urugamba, tuzakomeza twishingikire dudoke dukomeze tubane nabo. Nabo bagahitamo kwirevanja, bagahitamo gukomeza kurasana nabo kugira ngo barebe ko wenda nabo wenda guverinoma hari icyo yabibukaho. Mu gihe hashize amezi 3 guverinoma Kinshasa yazanye ifu yabo ziri mwinyo iyihereza Wazalendo, ukibaza Muzalendo agiye kurwana ahetse agafuka karimo ifu iri mwinyo, abandi nabo bafite amafaranga ku mufuka. Urwo rugamba se murarurwana kimwe koko? Urumva ko bigoranye. Muri Beni rero hateye icyorezo cyo kwica abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari muri police na FRDC, bavuye mu mujyi wa Goma bahungana n'abayobozi. Hamaze gupfa benshi, genda uva ko hari nabiwacu muri Bashari Mokoto na Bashari Kayembe, wenda sinda bavuga amazina, gusa Imana bakire, mwazize kutumva, ariko nta kundi. Abonaga n'uburyo rero kubashingura, ubona ko ari ibintu biteye n'agahinda, biteye n'akababaro. Nuko ngo guverineri militaire Evariste Somo niba ari Kakure niba ari wiki, yavuze ko bari abadepite, abaministre provinciaux, abahunze bose bakava mu mujyi wa Goma ariko bakazana escortage yavuye muri Est, abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyane cyane kuko nibo bibasiwe, ko bagomba kujya babaha uburozi. Niba ndi kubesha abana bo muri Bashari Mokoto nabo muri Bashari Kayembe, abo muri commune ya Karisimbi, umaze kwakira impfu zingahe z'abantu banyu baguye Beni. Ntago ndirirwa mbavuga amazina, ariko ndahamya nashidikanya ko abantu benshi babazi. Abo bose bishwe n'uburozi bwamaze gupangwa na guverinoma Kinshasa afashijwemo n'uriya guverineri, kugira ngo bamanze bakwica ari ama escort yose bayishe ari avuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ubundi noneho abandi bazamutse no ngo bahungiye ngo muri leta ya Kinshasa, nabo mu minsi mike batangire kubica batagira escort. Hari abari kuryama bakabasambanga mu cyumba bapfuye, abo barahari bamaze kugera nko muri 4. Hari abari kurwara bakajya mu bitaro, sinzi ibyo bari kubatera, akarwara ibicurane yageramwe agapfa. Hari n'abari kurwara iminsi ku byo babateye no mu byo babahaye by'uburozi, bamutera serumu umuntu akinanura. Ibyo ngibyo ni ibintu biri kubera hariya muri Beni. Aho rero abantu bariyo murebe kure, mushyire ubwenge ku gihe, mumenye icyo gukora, namwe mukomeze mwirwaneho, murebe ko wenda Imana yazabafasha mukagera iwanyu. Byanashoboka n'ubundi nakundi buriya muzazukana n'abandi, nta kindi cy'umuntu yababwira, ariko Imana ishobora byose izabafasha, wenda mushobora no kuzavayo mukazagera ahari imiryango yanyu. Amaze gupfa bo ni benshi. Reka noneho twirebere kuri bya bindi biri mu Burundi. Nabuze kuri nanga, twirebere ku biri mu Burundi. Ngenda wagira igisubizo cyacu cyo mwamaze kukibona. Ingabo z'Uburundi zo kwa Neva, kwa Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi Neva, nyuma y'ingabo z'Uburundi zihaye umutwe wa MRDP twirwaneho mama 23 Alliance Fleuve Congo ukorera muri Kivu y'Amajyepfo amasaha 78 bavuye mu duce aho twavuga igice cya Mikenke giherereye muri teritwari ya Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Wasubije ko uri kwitegura kugira ngo ubagabo ibitero mu gihe batahavuye. Aho rero ejo ku cyumweru tariki 19 z'ukwezi kwa 10 nibwo ingabo z'Uburundi zifite ibirindiro ahantu bita Mikarati, ni muri teritwari ya Fizi,
zatumye ku mutwe wa Twirwaneho na M23 baherereye muri Mikenke zitegeka. Ni abarundi bari gutegeka abakongomani, ariko ntabwo bakwemera amategeko yabo, ko zihaye amasaha 72 yo kuba yamaze kwivana muri Mikenke cyangwa bakabagabaho igitero simusiga. Ikintu surumva cyashoboka koko? Urabwira abanyagihugu ngo muvi wanyu mugehe kugira ngo abandi baze kwategeka? Ibyo ntibyagiye bitangazwa. Donc ahanganaho bamwe mu barwanyi bari muri Twirwaneho M23 bakavuga ko ibyo ngibyo bamaze kubona hotel, niba ari telegrame niba ari igiki turakita sinzi ukuntu umuntu yakita, ariko bavuga ko badateze kuhava. Ndetse banavuga ko mu gihe batavuye nta muntu uzongera kujya gushaka kujya kurema isoko rya Mitamba. Tukano hende baravuga ngo ingabo z'u Burundi zabahaye amasaha nyuma yuko zimye inzira abanyamurenge bava muri Minembwe na Mikenke berekeza mu isoko rya Mitamba, aho bagurira amasabuni, umunyu, amavuta, isukari, amazutu n'ibindi bintu byinshi baba bakeneye. Makuru avuga ko mu kuyibima zababwiye ko atari ngombwa donc kubahereza inzira, ndetse ko kandi zinabayishyurira ko zishaka gushinga ibirindiro muri Mikenke mu rwego rwo kugira ngo zikoreshe ikibuga cy'indege kiherereyemo. Donc abarundi barashaka kugira ngo bakoreshe kiriya kibuga cy'indege cya Minembwe, ariko bakamanza bakwiyenza kuri bande, kuri abasirikari ba M23 na Twirwaneho bari haza Minembwe na Mikenke. Nuko ngo Mikenke rero intare za Sarambwe na Twirwaneho nabo bamaze kuvuga yuko ibyo bitashoboka, ahubwo biteguye kugira ngo babashe guhangana nabo. Aha rero wenda twavuga n'ahandi hari ibirindiro n'ubundi byabo. Ingabo z'u Burundi zivuze ibi mu gihe mu cyumweru gishize zavuzwe gukaza umurego mu kongera abasirikare mu birindiro byabo biherereye hafi y'igice cya Mikenke kigenzurirwa n'umutwe wa M23 na Twirwaneho kuva mu mpera z'ukwezi kwa barahazaga, ubundi bakongera bakava, ubundi Twirwaneho bakabaha bakura, ndetse bakabagaho ibitero bikomeye. Ingabo z'u Burundi za FARDC n'imitwe itwaje intwari irimo n'uwa Wazalendo na FDLR nibo bari baje kwakambika, ariko intare za Sarambwe zibakuramo na Twirwaneho. Muri ibyo birindiro rero bari harimo icyo kuri Biraro Mbiri mu ntera y'ibirometero nk'umunani uvuye muri centre ya Mikenke. Kuri Biraro Mbiri ni muri birometero bigira nko mu 8. Hari kandi n'ibindi birindiro biherereye hariya muri Gipupu .0, Kuwigitaka, Nyamara, Gatega, Ruheshi na Mikarati. Aho niho hari ibirindiro by'abarundi FDLR, FARDC, Wazalendo n'imbonerakuri. No bakaba ari gusaba n'ibindi bice n'ubundi ngo bagomba kubijyamo abasirikari, ndetse n'abandi bagiye babivamo bari kwerekezwa hariya muri bice bya Zandondo ya Bijombo, za Bibogobogo no muri bindi bice intare za Sarambwe na Twirwaneho bakabakuramo. Abo ngabo ngo nibo bashaka n'ubundi kugira ngo baze hariya muri Mikenke, kuko intare za Sarambwe na Twirwaneho bamaze kubabera ibamba, ntabwo bemeye kugira ngo babashe kuva muri biriya bice nabo, ahubwo bakababwira ati nimuze twebwe twiteguye kugira ngo duhangane namwe uko byagenda kose, turi tayari tugahangana namwe. Ukumva yuko intare za Sarambwe na Twirwaneho nabo bababwiye ati niyo mwazana iki ntabwo tuzabahereza umwanya hano iwacu. Uburundi bwasabye bimwe mu bihugu bikomeye kugira ngo bibahuze n'igihugu cy'abaturanyi
Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yasabye Ubufaransa ngo bumuhuze mu biganiro n'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo buhoshe umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi. Ariko numva ko umwuka mubi uva mu Burundi kuko u Rwanda se ko nta kibazo rufite, u Rwanda ruratekanye, u Rwanda rubayeho neza. No kuvuga ngo we kuko wenda yagiye yiyenza gashaka kugira ngo yagiye yiyenza mu bihugu by'abaturanyi akajya gufasha imitwe yitwaje intwaro arebe yenda ko bamuvugira. Ni amakuru avuga ko Perezida Ndayishimiye Evariste mu minsi mike ishize yegereye Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron amusaba kumuhuza na mugenzi we u Rwanda, yizera ko byagabanya amakimbirane ibihugu byabo bifitanye. Ibi ni byavuye ni mu kinyamakuru cya African Intelligence, ndetse nabonye n'ikinyamakuru cyitwa Minembwe Capital no yacyanditseho, none na hano Kinari Official naho tubivuzeho. Ikinyamakuru cya African Intelligence Minembwe Capital dukesha inkuru kivuga ko Ndayishimiye ashaka ubucuti mu Rwanda bikazamuha gucana umubano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gikomeza kivuga ko iyi nama Ndayishimiye yigiriwe n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23. Muri byandi nakubabwiye ngo hari amakuru agenda avuga uko nabyo byavuye kuri African Intelligence babisaba bamubwira ati wowe mu gihe cyose ukomeje gufasha bari abantu bishobora kuzakubyarira amazi amazi nk'ibisusa. Donc ni Alliance Fleuve Congo 23 bari abahanganye na guverinoma Kinshasa. N'ubusabe kandi Perezida Ndayishimiye yagejejweho n'abaofisiye mu ngabo ze. Abaofisiye mu ngabo ze n'abamugira inama namwe ati wa mugabo we papa Perezida ushaka wagenda gutya na gutya, ngo kuko bashinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Perezida wayo Felix Antoine Gisegeti Kirombo kuba nta bushobozi afite bwo gukemura ibibazo biri muri iki gihugu, ndetse kandi bakaba batinya ko intambara ibera muri Kongo yafatira n'iwabo. Banavuga kandi ko ibyo Gisegeti yabasezeranyije atabyubahirije, byose yarabambuye, abarimwe amadeni menshi. Tuye tuvugisha ukuri, ndibuka ko n'abari barazangungu nabo bagiye bivana mu mirwano kuko Gisegeti yarabamburaga. Uburundi kandi bubyirwa ko mu gihe Uvira yaramuka ifashwe n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 kandi ari igice cy'ingenzi ku gihugu cyabo, uriya mutwe wahita ufungura umupaka ubihuza kuko 23 izafata Uvira. Ariko muri cyagiye rero Uburundi buzahuta ari kumvikana na Alliance Fleuve Congo 23 uriya mupaka uzafungwa. Bari abofisiye bakamubwira ati twebwe twaba tayari tugatangira tukanywana na Alliance Fleuve Congo uko bimubwiye, tukareba ko mupaka wazafungurwa wenda ukongera ukihuza n'u Rwanda n'iriya mipaka y'u Rwanda n'Uburundi, kuko u Rwanda ntabwo rwigeze rufunga imipaka, ahubwo wowe ukazafungura imipaka n'u Rwanda. Uraya nayo ni diplomasi. U Rwanda Uburundi, ariko Uburundi rufunguye u Rwanda ntabwo rwakwanga ko abarundi baza, kuko n'ubundi abarundi mu Rwanda ntabwo bahejwe. Kurikiranye ubwo nagenda mbikurikirana, Uburundi n'u Rwanda byacanye umubano mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2023. Hari nyuma yaho Uburundi bushinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa Red Tabara uburwanya. Ya mutwe wa Red Tabara ngenye ntekereza kutanabaho kuko ariko uyoboye umutwe wa Red Tabara yitwa nde? Abakunzi b'Intare Official rero mumbwire umuyoboye umutwe wa Red Tabara yitwa nde? U Rwanda rwakomeje kubitera utwatsi. Ahubwo ngewe wenda icyo navuga nuko nzi ko Uburundi bukorana na FDLR aribo babandi bakoze genocide mu Rwanda, ndetse bamwe abitwa ba Jeva
bamurumba bariya bamurumba niyo bari, bahamada niyo bagiye bava nabo. Ubona yuko ahubwo icyo navuga Uburundi aribwo butera inkunga iriya mitwe irwanya leta y'u Rwanda FDL. Urareba bari aba muri za ntuza za CNRD niho bari bibereye, bari abo muri za Wazalendo n'abantuza ngo bagiye kugura amaparcelle, bari aba Dominique Ndaruhutse